ubu ninjye wabonye akazi cyangwa Yesu we Mana ndagushimiye gusubije amasengesho yanjye. Aha sibyo mba nkubwira yampfure ntabwo yaburirwa nubwo ari uri kuvuga ngo ni inzara waba uzi ibintu Imana yakoze ibikize tego ko dore nabonye akazi dore bampa amafaranga bibe ndakumva umeze bite ahubwo nagira ngo nsange ibintu byose mwamaze kubishyira ku murongo ndashaka kuza tuta twandura mfite byinshi byo kwirukamo ariko ikibazo kirimo gitegeka ese ufite angahe ngo nereho ibyo rero byo kuvuga ngo ufite angahe ngo nereho bizasaba se wakoze iki kuko ntabwo ubyuka mu gitondo ngo ubyuke ufite amafaranga ntabwo bishoboka nusanga umuntu ari kuvuga ati muri iriya makuru yakize umuntu agiye kuzimu amugukora ko kera nyine kera nawe urabizi nyine nubwo nari umwana muto kuri wowe ariko kera urabizi nyine nanjye nanareba ko mama yavuga ngo waramunaniye ngo uri ikinani ngo nta kintu na kimwe ujya ukora ibintu byose waramunaniye abe ibintu byose ukora mani nyine ni ugufata amafaranga ushaka kumuhunga ubundi waje kumenya ubwenge bwe oya ntago aba ari ibintu birenze oya bisaba kuba shamba ubundi ukavuga ati rero nshaka what's my purpose rero mugahita ukurikizaho iki gushyira mu bikorwa nibyo kuvuga ngo genda tekereza ushinge iduka ushinge ariko nta kintu uragera ugomba kubanza ugakora ukagerayo duheraho cyaze bro respect kabisa noneho umise mwubaha n'inama zawe tu ubu ngubu noneho ikintu ugiye kujya mbwira no kujya nyubaha fresh nyubahe cyane man nyine respect kuri wowe kuko mu bahungu tuntu uri kugenda ugaragaza nyine ni sawa tu ni sawa rimwe muvuga ngo ni mu bajyama badafite 12 ubu nibo baguramagaye n'abana ni wa mujama wanjye nyine ni wa mujama wanjye uyu mujama twari turi kumwe nyine ubundi izo mvugo zizatuma mudasirimuka cyangwa mushake n'uburyo mungenzurira konde namwe bakuru nyine mugashaka nk'umuntu mwajyana ubwo twe turi bazima uyu munsi rero muhumure ndetse byaciye umunsi byaciye ari umunsi byaciye mu rwego rwabo nyine ari kugenda neza ugeze kuri telefone mu nyine umukozi ahitamo akazi nizere ko ariko rwaye vanze simba nataha nta mafaranga nzanye kandi aho ngaho ubwo ndi kumva bikemura aho ngaho urabikemura namwe mwambura aho ngaho ntabwo muzanduka icyanyu yagiye yambaye ntabwo mwari muhari ariko yambaye atagenda njye nari nagiye hari aha gatoya muri karitsiye akantu gato nagiye kureba nsiga uyu mugari ngo wabura akantu ujya kureba akantu katagira izina shara akantu nyine ntabwo wapfa bijya ariko nuko nguko agenda avuga ngo njyewe cyane nasigaye mu rugo nkicaye mureba nagiye mbona namwe rero nazi ibyanyu sha nyine wumve ngo ubu ngubu nibereho ndi kumwe na Gaferi turi kuganira hari utuntu yari arimo arambwira tw'utuntu ariko sinzi ngo nanjye biragaragara nyine ndumva ntazi ndumva ari nko kuntera isese ntihazi ari kumbwira utuntu tw'utugambo ntazi nyine ubu nanjye byananiye cyaze bro ubu nese agiye gufata baby man agiye gufata baby umva se nyine wowe genda umufate urahita undabura n'uhapfa uhita umbwira nyine ukuntu byagenze sibyo bizima ntarebi papa ntarebi garafe ntarebi nyine wenda ahita nkorana uhita undabura nako ntarebi tuntu nyine reka ntarebi nyine nubwo utwo tuntu tuto ni amatwi ariko ndabura nyine ntazi ibyanjye sawa ntarebi ariko mu kinyarwanda bagira
yego sinisi ikigoryi kuko wenda ushobora kuzavamo umuntu muzima ariko numva ukicara ugatekereza ati mbo reka mfate fone ngo mvugishe mu mujyama ngababere wati ngababere ukabije kunanirana kabisa ariko nyine ugire tunahaye turebe agashaka kugaruka ibintu by'umuntu twabigiye umuntu azajya bahahira uburyo akandi akazi kaba ari ukugira ari ukujya kwibwa muzerera gusa uyu niwe mwakabibwiye kuko ngiye mujya munsiga mu rugo ndi koza n'ibyo ariko reka mbereke urumva uriya mafaranga wampaye nubwo atari menshi ariko nyine yagira icyo adufasha ariko nyine umuntu akarya agahaga iri joro turaza kurya ubwo bivuze ko ejo tutazarya ubwo ni ukuzigamira igifu cy'ejo oya n'ejo bizacamo umva rero njye reka mbigiye mu nzu nyine mbere nzi kwirambika n'ikirere ndananiwe kubera akazi ndetse ni amafaranga nyine nayo ubwo ndaza kuba bamwite mu byo bishaka ko nyine n'ubwo ugiye ubwo nyine muraza kundeba uryame ibitotsi bya vuba nyine urabona n'inzara nayo iri kugira yabe nyine n'amafaranga yasiga ku meza ntatereke ku meza nanjye ndahita njya guhaha agakapu nagasize mu nzu sene ndabumagaye none halo mwaramutse yego ni mutoni sha turaho nyine ubuzima ni danje nuko nyine nuko nari mbivuze gutya gusa nta kibazo nta kibazo umeze neza yego nagira turangira hari twaje kwiga yego twaje kwiga wabyo izi ibintu bijyanye n'ubuganga okay nyine hari ahantu hari havumbutse amatwi teknika muri China yego rero nuko utamuhamagara we kadogo niko shaka aho ni cyo wazima akusha witonze gato niko ufite imyaka ingahe 15 ukaba uraje hano gukora iki guteka guteka ibintu ukoze se byo urabibonye ndi kubireba singibi se turagura telefone isubiza wikora turagura telefone isubiza wikora umaze igihe kingana iki ukora hano cyumweru ninde waguhaye akazi we naguhaye akazi umeze utyo ushaka umeze ute abo bavuga ntacyo se rafiki yagiye rafiki ntabwo muzi ntabwo umuzi cyane ndi wagihaye akazi ibura bimara
ko hari amasahani abiri n'indi wundi ugiye kuza kurya wowe uturira umva ndakasa bose ubanza uryo wumve tera ku meza kandi ndakumaza isoni musore isoni se isoni ntawe ubanza wumve akusha nzakwirukana wanyu ni iwacu ni mu rugo twasibye buri gito usoma nta nkunda abana b'indisipurine ukajya nyine mu masena ugahugurwa ibintu bijyanye no gukoresha amamashini nyine yo kwa muganga yego nubwo atari ibindi biza ariko nyine bijyanye n'akazi n'ibintu nawe hantu ibintu biza reka nabikora ibyo ngibyo nabikora ndabizi cyane ibyo wabikora yego nyine nakubwira ahantu wasanze aka kanya yego ugahita tunyaruka tutaba ko hari ikintu cyavamo nyine yego niba wazinyuramo yego kandi murakoze cyane rwose ntarengaho nizere ko utari butinda ariko oya n'ako kanya ndahita nkugeraho sawa mwakoze mwigire ahubwo nimwe mukoze murakoze cyane 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 abakoze gushimira akazi aho yesu we ubu ni njyewe ubonye aka kazi cyangwa yesu we mana ndagushimiye gusubije amasengesho yanjye barahamagaye ku kazi koko mugende nkore mana ndagushimye kweri ubu ngubu bari bunsohore mu nzu ariko imana irabikemuye rwose hagize umuntu uza agasanga urimo gukora ubusanga wavuga ngo nkuru gusa wabuze ikindi kintu wakora hariya ndi kurya utubona nsangira nawe ku meza ntacyo rero usangira mfite ibyanjye ugafite ukaba ufite ibyawe uyu mwana ndamwiruka niko ndakwiruka ntabwo iwaba ari umuco hajya ngo ufite imyaka ingahe 15 uzajya wiga kurira mu kikoni ndavaho nta soni uraza kurira ku meza y'abashebu y'ingiyoti Mbasha garuka hano umbwire bose naje haguruka gira ngo ashaka ibintu bikura ku meza banza umufotorere sorry kamera umufotorere reka kuba indisipurine cyane ukajya umenyera ukajya ukunda ibintu byawe ukamenyera none atendemo sinagarukiye mu akangarisha mu wa gatatu nawe wakurikiye ikinyabupfura giki ikinyabupfura cya hehe ugire stress y'umuvandimwe wewe muvandimwe zimbwira haguruka siya ubundi wararezwe sha narakuze tubigenze gute abona ibyaha byose ari stress gusa andura bino bintu numara kubyandurura deni uze nkubwire igihaza wakurikiraho nifitiye gahunda njye ndende ntabwo nshaka kwibatsera nawe aho wahaze nta kibazo mfite ibyawe ntuzane n'amazi byasha andura kuranga iby'amazi byibare mfite gahunda ikintu nshaka ko tuganira tugaruka hano
bavandimwe ndabifatira umwanzuro uyu mugoroba. bose nagarutse rero ndambwira bakurashe mu mutwe ku munota ameze neza se kwanza kubora nkubaha nkubwira ati hagarara guhagarara bwo guhera ubu tuvugana wicara hasi yavabo nzana agafuka hasi we ajya ngo wani mu ntara ntazi imigi yitwa intara tu utajya n'intara imwe bagasoreraho intara y'intuzi intara bagusoreraho nose uba utaragosoye wowe jewe waga urabona batari bya bitora none hari ukuntu bajya bahura ibishyimbo urabizi se ye ha Imana kuko ifite byinshi igambiriye mu buzima bwanjye ahubwo se pazari hehe na Samu ngo mbabwire ino nkuru nziza umva Imana ndagushimye ku by'unkoreye rwose Yesu birandenze cyane gusa Mana ushimwe wumva amasengesho yanjye ndagushimye rwose kubona twari tubabaye ariko Imana iduhaye ibyishimo Imana ishimwe cyane rwose ubu nanjye ngiye kujya amaha ngiye kwishyura inzu ntabwo bazadusohora ariko we Imana isubiriza igihe koko ntabwo nari nzi ko bino bintu byambaho pe Imana impaye surprise pe mbere yuko batwirukana Imana ntabwo igitiza abantu Yesu ngubu ntabwo bakinyirukanye ndahaha turye Yesu we kandi agushimye Imana yako mushimye se niki nakora ngo nshimire Imana koko ntabwo nzi ko bino bintu byambaho Pazo Samu se barihe kumba hino mu rukuku barabona ndayihererana na ryari Pazo birangoye ariko ntaribi ahubwo se buriya ikindayikure numvisha ari kure ako ntabwo wabona akazi ngo ubone tike umva ndatega lifti bayinyuma ngenda n'amaguru ndeka akazi ngomba kugakora mpaka ndagakora rwose ahubwo kangende njye kureba ibyo ari byo nta mwanya mfite wo guterana amagambo aho banze icyana cyagukatiye tukajya winjira mu buzima bw'abantu ntabwo nambwiriye byana standable umubajije kare nakubajije Rafiki ari hehe Rafiki ya nabonye agenda wabonye agenda hari nka sangahe saa 5 ahantu yakubwiye agiye nabonye ari kumwe n'udukobwa ahandi ubwenge bwo mushobora kuba mujya kubunganya ntabwo tubunganya Rafiki isazi guteka ubwo urumva guteka nibwo bwenge urumva ufite ubwenge hanyuma se ikinyabupfura iyo utetse nacyo uragikaranga none ikinyabupfura uzamukiva ubundi nari naravuze ko nshaka umukozi umfasha imirimo hano bigufashije kamusukire n'amazi ntabwo nari navuze ko nshaka umukozi w'indisipurine tureke no kwizinga mu magambo ubu ngiye kugenda hari gahunda mfite ndakeka sitoke imeze neza nta kintu kindi uri bumbaze izihe ntiti mfite gahunda n'umugoroba ngiye gusubira mu kazi
ndashaka kuza ushaka utuntu wateka uze kubaza ibyo murya n'ibyo muteka. Byari igihe n'umugoroba narya mu rugo. Uze kubaza Rafiki? Nzi kumubaza icyo murarya. Nambwiye icyo narya se. We nzajya mvuga giceceka. Nzajya mvuga ubajijwe. Ngambaza ndagusubiza. Ntabwo ndi kukubaza ubundi kuguha amategeko. Uramubaza icyo muraza kurya nimugoroba. Ahirya natana arara. Usigaye ureba urugo. Do you understand them? Oye. Abosi umunsi warakaye sinzi. Oya ahubwo uyu munsi ndakora akantu. Ahubwo ushobora kumbwira nirukana uwo mu rugo ndirukana uwo mu kazi kuko mbona mwese sinzi ibintu ubwo wambwira nkagufasha. Uzi ko ndakora kazi tukamwirukana. Bana bino binanga agenda. Namazi ushaka. Bana ngawe. Hello? Yes. Mukanya ndaba mbagezeho. Ngiye guhita mpaguruka mve mu rugo nonaha. Ngiye guhita mva mu rugo. Ahubwo nagira ngo nsange ibintu byose mwamaze kubishyira ku murongo. Ndashaka kuza tuta twandura. Mfite byinshi byo kwirukamo. Samisi. Weka dogo. Karame. Yazamwita njya nambara z'umweru n'uzizi. Wa amasegonda abiri. Ngize nguki. Umugore imbere yanjye. Baba. Cyangwa izana. Hano kazi nabo bara stress yigendera kabisa kuzurana ibyo bija sibyo mba nkubwira yampure ntabwo yaburirwa nubwo ari uri kuvuga ngo ni inzara byari inzara byadanje ariko sinzi ukuntu bigenza ariko ni Imana ahubwo ngiye reka nshitura amazi nawe ugenda uhahe ubundi turebe ko dukomeza turebe ibyari byo turebe wareka mbe ngiye wakinga ariko bikumbagara wibe ndakumva umeze bite umeze neza shamani nyine shani bisazi kabisa mpi ngo ndagukumbuye bya bindi bya danje nyine amani handi ushobora kuvanga umuntu akumbuye undi nyine hafi no kuba yakimanika none se nkubone gute mana ko numva urukumbuzi rumeze nabi kuri njyewe mana ko ari kera cyane baby ko ari kera cyane nyine numvaga twapanga nyine sinzi nimba baboneka tukabonana mu kanya nimugoroba nka 12:00 what man ntabwo ari byo man ubwo se iminsi 2 yose man aba ntarakubona nyine wowe urumva gerageza man nyine ku buryo nibwo uranda kubona umve ngo naguteguriye surprise ya danje
mani yandi irenze nyine nagutegure surprise nziza nyine gerageza we mu basi iyo surprise yahitaga gupfa ubusa kabisa kuko nta kantu gashimishije nyine nk'umukunzi agiye guha be wiwe nyine tubiraha ariko nyine kararenze cyane ikibazo cyane ubu ndumva umeze nk'aho afite ubugoryi mu kuntu nyine ejo ntabwo byaba nanjye ejo ntabwo nzamara nzanajya mu kazi okay ubwo narebe nyine nimba ndashaka ko duhuza kandi nkumbe mbikubwiye ubwo nta kibazo nyine ubwo tuzahoza igihe uzabishakira ariko nyine rero nkumbe byatanje turabagute pazo noneho mundagihari no kungenda ndashonje sinzi ukuntu turi bube rwose se mushiki wacu yagiye no ntabwo mbizi yagiye mu gitondo sinzi ahantu yagiye arya yazana twakwicinzana umeze utese nta kuntu tumeze turashonje inzara yenda kutwica umeze ute nta kuntu umeze rwose sawa umeze ute ariko waba uzi ibintu Imana yakoze ibikize yego ko dore nabonye akazi dore bamuha amafaranga ndenga ya rwose umva uyu munsi turarya ahubwo murarya iki uyu munsi icyo duhahira nicyo turi burye twari dushonje oya mumbwire urumva ushaka ko turya iki nicyo ukumbuye Imana yabikoze tugomba kurya nabonye akazi kandi ni akazi k'ukwezi urumva rero yangaya ni vasi ubwo urumva tugomba gukora nyine tukarya ibyo dushaka n'inzu mu kanya ndaba nyishyuye ubwo rero dusubirije igihe ahubwo rero reka mbabaze duhahe iki erega muhitamo amafaranga arahari ari uhitamo reka tugende duhahe umuceri twari tunamukumbuza tumaze igihe tutawurya umuceri buriya ni mwiza cyane nose twatetse umuceri twanatekanye niwe ushaka nawe ubwo rero tugiye guhaha umva nimembwa rero ukwezi kwarangiye nzabakorera utuntu twiza umva erega mwishime ko mbona mukibabaye mwumure turarya mu kanya rwose no kubyizera neza ngomba guhaha tugateka tukarya sibyo se rero mwishime mwe kubabara sibyo simbona mukibabaye wagira ngo Imana yarize inzara mfite irayize nyine niyo mpamvu duhaye imaye akazi kandi nkaba mbonye n'amafaranga yo kuguhahira Imana ishimwe cyane hakorera umwanza no guseka kwera ubwo ibintu no kubyizera kandi tumaze ngenda seka majije kuya Imana ikoze ariko ntabuze kwishima cyane amaze igihe baseka mu minsi yose ariko Imana nyine bibikoze niyo tugomba kwishima rero Imana iduhujije amarira mwishime si byose ubu ntabwo twagira gutya koko twaha icyubahiro nyine nanjye ejo baramumagaye numva sindi kubyiyumvisha gusa nyine nabyemeye ngeze uko nemeye nkagenda n'amaguru n'amaguru lifti kuko lifti so ikora y'abanyakigali batanga lifti nagiye n'amaguru abantu ko bahindutse bahindutse kuva kera nagiye n'amaguru ngerayo barambwira ati ugomba gusinya ukwezi rwose umushahara ukajya uwubona ariko reka tube tuguhaye makeya we wifashisha nk'umuntu utangiye akazi urumva Imana hari icyo itakoze koko nta kitakoze Imana yadusubije tugomba kuyicyubahiro cyane ahubwo ngaho mwishime si byose ugomba kwishima kuko sikumara mu ndakarire mwanza kurakara ntabwo turishimye tumaze igihe kinini tutagiye ariko ubu tugiye kurya Imana irakoze tuneho gushima aha rero nzana njye kuzana umuceri baba tuwuteke genda rero yanga se sara sibiravamo byose n'ubundi tuba tugomba noneho tumaze igihe tutagira ikintu tunywa nta gikoma nta cyayi nta fanta urumva ubwo rero n'agasukari n'agafu k'igikoma uzane duteke sibyo uyu munsi tugomba kwimara agahinda niba utagera ku muhanda sibyo nyaruka nawe ubundi rero akazi buriya wakabonye ute nyine simbizi pe ni inzira z'Imana ushize naganiriye n'umushuti wanjye ndavuga ati nyine akazi mbabarira unshakira akazi nukabona uzambwire rero reba igihe namubwiye kera cyane
ariko yamumagaye n'uyu munsi mu gitondo ati nguyu n'akazi kabonetse. Ni ibintu byabaye bitunguranye, mbese ni umugambi w'Imana. ndikumva nishimye Sha nyine reka mubwire njye nishimye birandenga ndanarira, umva nabonye ko nyine ibi bintu byambaho, ariko nyine Imana nyine yabikoze. Ngubu twirirwaga ku muhanda twashobora, ariko ngubu tugiye kujya twirirwa mu rugo nta kibazo dufite. Umva wowe ntugire ikibazo, buri munsi duteka saa sita na nijoro, urumva? Umva n'ukwezi kurangira inzu tuyishyura, kuko amaye akazi nyine gahoraho, ntabwo ari akazi k'umunsi umwe ikiraka wapi. Imana rega yaranyumvishije, n'ubundi ibintu by'ibiraka nari narabirambiwe wapi rwose. Ibintu byo gukora umunsi umwe biravuna, kandi ugasanga nyine nta n'ikintu tubonyemo, ugasanga nyine ntabwo bidutunze igihe kinini, ariko akazi k'ukwezi sha nta Imana itakoze pe. Imana idukuye ahantu habi. Ntabwo ari habi, ahubwo ni habi cyane, kuko hari hagoye cyane. Ntabwo wakwiyumvisha ukuntu ubu ngubu ndi kumva ameze muri njye, byandenze, sinzi icyo nakora, sinzi icyo navuga uretse gushima Imana gusa. ase bro sha kabisa ndabona karitsiye yacu isigaye iryoshye bya data, isigaye iryoshye cyane kabisa. Ni ibyo uba wirebera, ni ibyo uba wirebera koko. Ndi bikize ariko nyine ntabwo nibyo tuba neza muri izi mbuga zacu, tugomba kugenda tureba cyane duteze ase hariya mu ikibazo kimwe urabona nyine kuyibaza, sibyo? Urabona ko hameze neza, tukaba twakubakamo nk'inzu nziza igaragara, ibyo byabikora Ibyo nta kibazo biteye, ariko ikibazo ariko n'amazu abyara inyungu, ibyo byabitekereza neza. Ariko ndabona bunije Hasha umva sinzi pe, ngubu ntugire ikibazo rwose, kandi na ya myenda yari yarashaje. Yari yarashaje, nuko nari maze iminsi mara mu kenda kamwe, ariko ubu ngubu bigiye gutungana. Ntabyihorere, njyewe nawe basezeranyije ikintu kimwe, nzabitaho mbiteho, sibyo? Ibihari tuzatubisangira, niba bidahari twiyaranje nyine, ariko cya mbere nuko nzabitaho, sibyo? Rero reka mubwire ubuzima turimo ni ubw'amashimwe. Guhera uyu munsi ni ugushima Imana, umva nyine sinzi uko nabivuga, ni ukujya twicara tugahimbaza Imana, tukayiramya, tukagira ute, ariko nawe ntuzongere kuvuga ngo ntabwo uzasubira gusenga, sibyo? Ibintu wari warishyizemo ngo hoya ngo ubuzima, ubuse ko Imana ibikoze bataradusohora, nubwo twari tumaze iminsi tutarya, Imana ntibikoze bataradusohora. Imana irabikoze no kwishimira. Ubwo rero bisubireho utangire kujya ujya gusenga, sibyo? Yego. Kandi nyine ubyiyumvemo. Ndi kubyiyumvamo rwose, ntabwo nyine ntacyo turageraho kirenze cyane, ariko ubu ngubu byibuze dufite ubuzima, ntabwo tuzongera kuburara cyangwa kubwirirwa, nta nubwo waradusohora mu nzu. Ibyo tubonye bike ni ukubishimira Imana. Erega biza gake, ejo nyine wabona bihindutse cyane, ukabona Imana ikoze indi surprise nyine iradutunguye cyane, tubonye iyo nzu cyangwa se tunagize ute. Rega biza gake by'Imana, buriya nta muntu ujya wihutisha iby'Imana. Kuriya wavugaga ngo hoya mama yadusigiye iki, ngo hoya papa yapfuye gute, hapi iby'Imana nyine ni gake, sibyo? Yego. Nyine ni ibyo, sibyo? Yego. Ugume wishime,
nyine agahinda yego ntabwo twabura agahinda pe ntabwo kabura sibyo nubwo dufite amafaranga ariko nyine nubwo twibana nabyo ntabwo bidushimishije cyane ariko nyine tugerageze tubumwe twishime cyane tujye duhorana tuganire twishime dore nawe wakuze sha nyine mba mbishimira Imana rero kuva kera mbarera ko bunganye gutyo ni ibintu nyine bitangaje cyane kandi murashimira Imana sibyo sha nyine rero se noneho kusamu yatinze kweli ndi kumva yatinze ako ntari bishagiye cyose arazira nyine turabirya umva turabirya umva wowe urya uhage wumva urahaze uhage ariko sibyo ndarya nk'iby'iminsi 3 oya none wagukabije oya nyine wowe urumva nubwo tutaheruka kurya ariko uriye byinshi nanone byakugwa nabi sibyo ariko nyine urya uhage sibyo urya nyine wumve ibiri mu rugero bitakwica rero nanjye ndaje rero kambe ngiye mu kazi nari nashyikare kugira ngo nsige mbahaye ibyo guteka sibyo ubwo rero musigare mwifata neza sawa ariko Mana ushimwe dore Mutoni mushiki wacu abonye akazi ubu ngubu tuvuye mu gihirahiro ntabwo tuzongera kubwirwa ngo tuburare Mana ushimwe